Muraho neza nshuti zacu. Uyu munsi tubafitiye ikinamico yitwa urujijo mu rubyiruko. Urumva ukuntu abana bishoye mu ngeso mbi bakanywa inzoga zitemewe zikabangiriza ubuzima. Ese wari uzi ko iyo ufite inshuti mbi ishobora gushora mu ngeso mbi bityo ukazisama wasandaye? Muriyumvira ukuntu Emeline yagize inshuti mbi ndetse n'abagishije inama bose bakamugira inama zitari nziza. Reka mbareke mwiyumvire. Mama Bo, ariko se aya matungo mwigeze muyahereza ubwatira? Yewe twabuzihaye, rega nanjye ndananiwe, ubuse mba niriwe mu mirimo, niriwe mu murima nshaka ibyatsi. Nazihaye. Uvuye hera? Nari mvuye kureba ari hepfo mu kabande ya mirima yacu tugiye kuzahinga ejo bundi. Ubuse ntituzararihinga bade? Ihinga ryo imirimo yahangaha ibiteye ase. Ihinga ryo uko byagenda kose turarirara ariko turagerageza. Yewe Bo, zanira ibyo kurya hano nirire mwana wa. Yewe kanirire ndabona bino biryo. Mama mereza ibyo biryo hano ku ishuri batubujije kurya udakarabye byanduza indwara. None se wa mwana we koko waretse nkirira ko ari umuntu umwe nasuhuje? Ashobora kuba yagiye muri wese akaba atakarabye akagusuhuza nawe ukaburira ukarwara indwara. Ariko ibyo bintu uyu mwana azanye ubu nyicishije inzara koko. Reka nkuzanira amazi ukarabe. Ngaho genda uyanzanire. Nyamara ibyo bintu umwana bakubwira nibyo. Dore ku ishuri barabibigisha. Kandi nawe uratangiye. Oya nibyo rwose abana bajye bababwira abigisha amasuku dore nibyo mu rubyiruko babigisha. Yewe mwana wa rega mwebwe mu rubyiruko rw'ubu ngubu nawe twebwe rwose nta nicyo biba bidutwaye. Fungira. Yari yaramamagaye. Yes, Riya wanje. Umeze ute se musaza? Ugari wowe utagiye kuzana bya bindi byawe. Oya ahubwo mwana kamubwire nimugorosha hari yashuye ari nziza kamubwire. Byaryoheye uzi. Sha byandaburije mwana Emeline nari nzi ko turi buze kubikurikirana habura gatoya. Uriya mugore baramvundira baturanye mwana. Yamvundiye ariko none se nari kubigenzana. Ngewe se nimugoroba buriya kubera ko mba nashoje akazi. Mitanye ngo nzajya kwishyiramo cya kiwingo namara gushyiramo kiwingo ahita numva ndijeye. Gusa mwana nagabizi nyine ko ninywera ka kiwingo n'itabi. Ntuzabimubwire dore muraganira. Usibye nyuma y'ibyo gusa Emeline mwana ka Emeline ni keza. None ukamubwira umugambi ngiye mfite kamubwire mana uzi ndashaka ko uyu mugoroba ndaza guhura nawe uri kumva narangiza namara guhura nawe ubundi tugapanga nkamwoshyoshe none ngahita n'ibinyoni wakintu ngahita nirira ibinyoni mani umva se bimfashemo mwana wa kintu ahubwo reka nkwereke Mbese kara kantu ko muri foromasi numva abantu bagura ukagaha umukobwa agahita asinzira bakita ngo ki kagura ngaha ese mwa nonge ndashyiramo kiwingo ukumva kiwingo bari muri azimera make kuri 300 wa kintu intango ni 300 mu kiwingo bari kwiziduhera hano iwacu naho no kazana byo bibwa byawe ahubwo mwana sawa nyine kanze ndaje muhamagara ndabona ariko ari kumamagara si byose sawa nari ndaza kubwira kamwitabe mwoshyocye duhure sawa Bimeze bite Meri? Ni sawa. Makuru se? Makuru ni meza. Mwarimu w'amate se umubona ute sha? Mwarimu w'amate nyine mbona ari aho tu.
siko nkunda kubona uhora mu majipo maremare niko iwanyu bagutegetse. Biriya biterwa nyine na famiye wavukiyemo cyangwa ubuzima Kariya kajama wakuriyeho. uri kukabona kagiye. Akahe kajama? Warebye se? Nagushona. Ibintu by'abatipe mani njye. Hari akajama nabonye muri iyi minsi musigaye mubyemerana kubi. Akaheze? Kakandi. Gusa gateye neza gafite igikara cyiza. Ego. Ariko waguye. Biri aho ngaho nyine njye ntabwo. Gutamo no kugira ngo Amva yawe akashana ukijijishe. Ukijijishe. Ubwo nabduzi? Ego zagende nyine uzabibona nugerayo. Nzabwirwa n'iki se kandi udashaka ko binsobanurira? Azabyibwira ngo urikije uriya mujama nabonye ari umusirimu. Ndabona se ahubwo ni ikirara. Ntabwo ari ikirara. Mana ari ikirara nahita mukatira. Gutamo umuntu bisobanuye ko ari ikirara. Hafi pe. Ibintu byo gutanamo nabyo. Ubu nkanjye ubundi nagiye gusura sheri wanjye bigenda neza. Ubwo ntabwo ubyumva. Biratangaje. Mwari mumeze mute? Neza cyane. Gusa ubwo iwanyu ubacika gute? Bacika gute? Byo ntabwo babibaza. Siko ntabwo babeshya ngo uje kunsura. Njye mbeshye mana menya n'Imana yampana. Ego ubwo se n'indi Mana yahanye wawe wigeze ubona muri iyi si? Mana yanjye Yesu nabikora pe. Ego ko uzabikora uzumva uzambwira. Zareba. Nyine nukaza ugenda ukunda kugendera ku mategeko y'iwanyu. Erega ababyeyi barapanika bagapanika ibintu byose ukabona babigize panike cyane. Njye numva ko nyine abana tuba tugomba kubaha ababyeyi bacu. Sawa nyine ubwo rero uzabumbwira reka dusubire mu ishuri twiyigire. Shabaishu. Sawa. Halo sheri wanjye. Halo. Umeze ute se bebe? Ese nimugoroba wagiye ute ejo bundi? Cyagiye wowe wahise wihuta tutanaganiriye. Ntabwo mu rugo kubera ukuntu bahagira ntabwo babyemewe gutinda mu nzira mu mihanda wapi ntabwo bikunda. Shanze ko nagiye nari nk'ugigukeneye none cyagiye warahamobereye numva numva ibintu byinshi cyane binyurutse mu mubiri uzi ukuntu hoberana neza. Woberana neza rwose ese wajya warabyize kabisa. Bisanzwe nta birenze. Ku ishuri se byagenze gute mwana? Ku ishuri amasomo nyine yagenze neza. None se ariko nawe ukabije kunyanga rebe nimugoroba niwamvugishije derukana cyagiye duhura ko watashye ntumamagare. Cyangwa ndi mu kazi kenshi imirimo yo mu rugo iba yabaye danje. None se tuhahuza gute? Ko nkumbuye koko nkumbuye kuguhobera. Kiye baba we nyine nkana nyine nkumbuye kuguhobera. Ndaje kumbana umwanya ubonye nyine mba nagiye ku ishuri ndi nkaba ndi mu kazi ko mu rugo ntabwo kumbona bigoye. Nese ntago Diana ajya gufasha cyangwa bomu? Bararega n'abana kandi wibuke ko ari njye mukuru mu rugo. Baba we mba numva nyine uyu munsi mvuga nshaka kukubwira ibintu byiza nyine tukana nyine nyine umva se unyumva gakeya. None se basi ejo tuzabonana? Ejo tuzabonana? Nzareba n'ibikunda nzakubwira bye. Cyamwanda ndagukumbuye. None kamubwira akantu gato baba we yarankubye we ariko reka mwihorere. Ntari ibi gusa rusubiye ruzahurira ntari nzamwongoza. Emery, ese izi saha nizo uri gukuburira? Ngwino hano nkubwire. Nari mutagiye. Umeze ute? Meze neza. None se izi saha nizo abandi bakuburira di? Ariko mana urandenganya mba nazindutse nkateka icyayi nkoza ibyombo nkakora ibintu byose. Ubanza gukubura ntabwo ubanza kujya muri ibyo ngibyo. Mama ngiye rwose ibintu by'imirimo ya hano mu rugo rwose mba nabikoze pe. Ahubwo mpare kanune naribagiye kugusaba. Ntagaki se ko nawe ibyo usaba bitajya bibura. Umva ku ishuri batubwiye ko tugiye kujya twiga coaching. Karabaye none ngo ngwiki? Batubwiye ko tugiye kujya twiga coaching. Karabaye ko
kocingi noneho ibyo ni ibiki none sijye kujya urwana nande noneho ndapfuye se mama wagiye usirimuka si ubwo coaching ntayo uzi kuko ki coaching karabaye noneho yewe ngwino hano di ngwino ngwino hano papa w'abantu nyumvire umukobwa wawe ibyo ambereyemo vayo ego ngo ni coaching ngagiye kujya kagiye kujya yirirwa rwana coaching ngo ya coaching ngwino nyumvire papa ntumbwire ko nayo coaching utayizi coaching ibyo se ni ibiki byaho we na mama nzabagere bute ubwo mungannye gutyo mutazi coaching reka coaching na bumu y'imyaka ingaha bibarushe aha muzane hano ndebe ko babishobora coaching ugiye kuzajya wirirwa urwana n'abandi bana ubu uzanteza ibibazo muri uru rugo kandi wa mukobwa wa papa nawe rwose ibintu bya coaching ntabyo uzi pepe ni umukobwa ibyo azakuzanira coaching ubundi bwite ni ibiki bituruka he biva he bikora iki bisobanura iki njye ntabwo nabona ukuntu mbibasobanurira akamamagare bomo w'imyaka 7 abibumvisha none se ngo nibyo mwiga se nibyo mukora ni ibiki nibyo twiga nese twebwe twize ko dutegereza twiga ibyo bintu bya coaching abantu birirwa barwana uyu mwana wawe ibyo azakuzanira abana b'iki bintu mwiga none bigiye kuzatuyobera wowe uzi iyo coaching urakokingana nande ugiye kurwana nande coaching ntabwo ari ukurwana ni iki ni ukuba uvuye ku ishuri ugahita usubirayo ukiga ibyo utafashe mu mutwe noneho ni ugusubira mu masomo ubwo ubundi kare kose uvuga ko ari ugusubira mu masomo ukareka kwirirwa uzana ngo coaching wakokinze ni ibinyabazungu hajya byanyu ngo mwize da ariko mama wajya umenya ko by'abana b'abasirimu ubwo rero uze kwitegura nimugoroba unyaruka ugende nshaka ko uzaba uwa mbere kandi umenye ko urasiga utetse ibijumba ariko nawe mwihutira gutanga impushya gusa urwo rushya umuhaye rwo kujya kwiga coaching agiye gusubira mu masomo umwana nimba agiye gusubira mu masomo ujye umureka agenda ariko se ko umwana ari uwa nyina reka nisubire kuba nisomera ku kagage dore mwari munkuye ku kagage ngaho cyo genda ariko papa uziko ikigage bagiciye mbese mwagira ngo nzajye mwiki hari ugusanga bari kukinywa uri kukinywa bakagutambika yo mpamvu nkanywera mu rugo nanjye ubuse simba nicariye mu gikari sawa Papa sente umeze utese ni sawa none uyu munsi ashaka kuma ka mambo noneho kabisa ariko shareka mambo zira tuvuga gake ndabizi byarakaze uzi ko ibintu byaciye wowe twumvikana uyu munsi urampaturira mbaga mukaturira ariko ujye uvuga gakeya umenye ko ibintu aba ari forode wa mwana we noneho baragikatuye menye ko ari senyisa icyo mari 500 ayawe narame igihumbi papa sente cyaheze mwana ndashaka kujya kwiga umwana ko aba ari ingaro ariko ejo papa wanjye yaranyishyira kimfatanye ntacyo ariko iki se umva dushyira mu mufuka ariko ugisha yisho mu mufuka ariko ndabizi nanjye urusana ngo nyigwe nushaka kujya uneza abantu wowe kanduka weje ukambikiye ujye umubita no kuri telefone ukambe ako kamamba kararyo ngaho ugenda ariko uzajya umamagara kuzuma uvuga mu izina ngo mereza oya ntacyo ariko nanjye ndazi ko mba n'umusangiye maze iminsi nyigura ntago njya nguteza abantu ariko ubijye ubikurikirana gutyo ugomba nk'ubwo ujye bari kubigenza sawa nta kibazo reka nitsimba bonye na mudugudu ngaho ishagira vuba dore ngabara sawa ode wavuye muri ubwo rusaku ukaza hano tukaganira biteze ibyiza umeze meri bize neza makuru se amakuru ni meza ushaka kumbwira iki se shamana nkuko ngufitiye inkuru ariko mana ndumva mfite ubwoba pe ubwoba bw'iki mana yanjye ndashaka ko ngira inama iyihe nama rero suzi wa muhungu undi wigeze kumbonana nawe turi kumwe ndamwibuka uyu munsi uzi ko yambwiye ngo tuze guhura kandi akambwira ngo duhurire ahantu turi babiri twenyine nagize ubwoba gusa sindi kumva bya bindi nakubwiye bisa naho biri kugera ku ngingo ibihe se wumva ahubwo barabigezemo
mana yanjye uriya muhungu njye ubwo se wabyitesha ibyo bintu shana ukuri mu rugo banyica pe reka ubwo se wabura ikintu wabeshya mukecuru nawe se namubeshye iki nyine ugende muhure niba yashatse yuko ugenda uri wenyine nyine ntiwikuruze abantu nyine ngo ugende ubiherekeshejwe nyine wowe ugenda uri wenyine nta kibazo sha basuze kumerekeza tuze kujyana ubu se njye reka kandi yakubwiye ngo ugende uri wenyine muhure muri babiri gusa nta muntu wa gatatu ubwo nyine akeneye ni mwebwe mwenyine shangiye mfite ubwoba urumva sinamenyere no guhura n'abantu b'abahungu njye ndumva nifitiye ubwoba pe ntacyo yagutwara pe uzagenda sinakubwiye cyagiye njye gusura sheri wanjye nyine nawe ugendeye muganire ntawamenya shana mfite ubwoba pe ariko naho ibintu tuba bitari byo bimeze gute se cyuma ntabwo cyemewe icyo utari byo ubyumva ariko sirika mubaze ahantu uvuye baba barimo bakubwira ibyo bintu n'ibanga njye nakubwiye ngo ujye utanga itangazo ko mfite ibyuma hoya niyo natabatanga itangazo ariko ibyo mumenye ko bitemewe dushakishije ubundi buryo byagenda neza ariko tutagomye gucuruza ibintu bitemewe umva unasentereka nkubwire rero menya ko ahangaha dukeneye amafaranga kandi menshi amafaranga izi nzoga uri kuvuga zindi zigura abantu bake kandi ibi byuma uvuga abasore bafite amafaranga bari gukora ibiyedi bari gucera hirya no hino wowe niba bikoze nka biriya bishyire mu ibanga duhurize ku mugozi umwe ahubwo uramenye tutazabipfa reka nkubwire mugabo mwiza papa Cynthia rwose twashakisha ubundi buryo ku buryo byemewe tugacuruza twisanzuye nta mpamvu yo gukoresha ibintu bitemewe amafaranga ntabwo azagenda aza nidukora ibintu byemewe bizagenda neza njye ibintu bindekere ndareba ibintu bifite inyungu twumvikane ukuntu bifite inama ngaho mbwira dufashe ibyo bintu tukabica bikagenda neza abantu bajya baza kugura bafite bari muri mudu bameze neza bagataha batanasinze bamwe bataguye mu bihuru umve ko ibintu binaraza no mu bihuru bigenda bikoresha ibintu bibi ni ubwa mbere ubonye umuntu wanyoye turubo agasinda icyuma kijyana umuntu buhoro akamera neza barangwa impamvu babikunda reka nkubwize ukuri ibyo bintu uri kumbwira nta nama z'abagore n'ubundi mwebwe mwamumva ngo ibintu byose n'abayobozi mubwirwa ibintu byiza mujye mureka kuki mwagiye mubwirwa ko ndakubwiye ngo mva imbere ibyo nibagufatana bizakura sinzi njye nzabyikurikiranira ihute ikinyoma cyanjye cyo kubeshya mama ko ngiye kujya niga coaching nimugoroba kirakunze ariko se mama naramuka amenye yuko nshaka guhura n'umuhungu bizagenda gute kandi numvishe papa biriya bintu ari kubishidikanyaho nyagasani uzambabarira ibi bintu papa ntabimenye pe ariko nanjye uriya muhungu ndumva mfite ubwoba nubwo ngiye guhura nawe gusa nyine nta kundi ngomba guhura nawe nkareba umuhungu ntazi imico ye ntazi ibyo akunda ibintu biragoye pe ariko nta kundi ngomba kujya kumureba ngaho re Emeline ko yemeye kubeshya ababyeyi bengaza agiga coaching se aho bizamugwa amahoro kashagura nuriya musore kandi twumvishe umusore adashobotse yarawe musinzi iriya nshuti ye bigana se yo kunumva ntakiri mufasha ntuzacikwe n'agace k'ubutaha